ntago wenda ibyo mwabonyaga ku gihe cyangwa se nuko wenda byari byabuze bari kutugorora nibwo ikigo cyari kigifunguka urumva nyine ntago bari bakamenya bishe twagizeyo rwa mbere twari turabana 1500 ubundi twabagayo ariko nyine mvego igiporezo twaryaga rimwe tukarya saa 8 ariko nabwo byabaga bigoye bya danje barebaga nabi nubwo bigeragaho. Akenshi iyo umuntu afungiwe nk'ahantu arya abatekereza akavuga ngo rero aha hantu mfungiwe mbonye uburyo nasohoka natoroka. Wowe ntago ugeze igira icyo igitekerezo cyo gutoroka narakigize ahubwo naranabikoze narakigize ndanabikora ndanatoroka rwose ariko birangira n'ubundi nigaruye. Wagarutse bigenze bite? Nagarutse nta muntu ngaruye ninjye wigaruye ninjye bisubijeyo. Kubera iki? Kubera gutoroka ahantu utazi naratorotse kubera ko nyine ubwo naratorotse ndavuga ati ntago nacinzira isanzwe ashobora kunkurikira. Biba ngombwa ko ninjira mu ishyamba rero ninjye mu ishyamba rya Nyungwe umva narikandagira kandi icyo gihe numvaga ko baranavugaga ngo kayenze numvaga amakuru ngo karayenze mu ishyamba harimo izo nyeshyamba vuga ati none ninahura nayo nyeshyamba ngo zince umutwe ndahura n'abasirikare niduhura baravuga ngo uri nyeshyamba. Ntago nanjye nye twari babiri ariko nasi dufata umwanzuro nye turavuga twaragiye turagenda hafi ugenda rw'amasaha nese uri mu ishyamba utari wabona n'ahantu byibuze ngo uvuga ati harandi buhagere yenda hari agahanda cyangwa hari akazu uri mu ishyamba n'amaguru no kuvuga ngo gukata kugaruka kandi ahantu hakonje byadanje byumve hari hakonje none kumanywa yihangu saa 7 n'umuntu yabaga ari gutitira none uyibaze none muri iryo joro. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mo TV reka tubashumiye ko mudukurikirana ku munsi ku wundi ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mugenda mwumva ngira ngo mwagiye mubibona kenshi na kenshi tugera tugana n'abantu bagiye batandukanye bafite ubuhamya bw'ubuzima bagiye bacamo. Rero kuri uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa nawe waciye muri ubwo buzima butoroshye. Yari umwana wanzwe wabaye mu buzima bwo mu muhanda mu by'ukuri araza kutuganiriza mu by'ukuri urugendo yaciyemo kugira ngo abisangize abantu bagiye batandukanye. Ntekereza ko harimo n'inyigisho zigiye zitandukanye. Tuzi abana benshi bari mu muhanda babayeho mu buzima butoroshye babayeho mu buzima bwo kurya kunywa kwambara neza n'ibintu bibagoye. Araza kutuganiriza se we byari bimeze gute. Ngiye muri kumwe rero ni Wisipoza mugiye kubana muri iki kiganiro. Reka rero muhikaze atangire yibwira abadukurikiranye muri akanya kuri Mo TV. Ikoze komikaze nitwa Mpabuka Kevin. Ni umusore mfite imyaka 23. Ese mu rugo ni hehe address zawe? Mu rugo ni muri Rwamagana. Muri Rwamagana umurenge wa Muhazi. Watubwiye ko nyine waciye mu buzima butoroshye waciye mu buzima bwo gutiwanyu ukagenda. Ese we byari bimeze bite? Niki cyatumye uva mu rugo ukavuga reka njye mu buzima bundi bwanjye bwo mu muhanda? Icyo gihe hari kera twabaga mu Gatsata mu karere ka Gasabo. Niho twari dutuye gihe nari umwana muto nyine urabyumva na 2013 nibwo nagiye ku muhanda undi nibwo tangiye kwinjira mu isi y'ubukakari y'uburibwe byadanje. Byaje kurangira 2021 rero mu kwa gatandatu. Umuntu ashaka kwitayibaza impamvu we wafashe umwanzuro kuvuga ngo reka mfate umwanzuro njye mu gukora ubuzima bwanjye cyangwa se nte mu rugo ngende. Kuko akenshi abana bafata umwanzuro kuvuga ngo reka bafate umwanzuro bave wabo bajye kuba hanze. Hari igihe wenda ushobora kuba hari ibibazo wari ufitanye n'umuryango wawe. Ese hari ibibazo byari bihari? Njyewe ikibazo nari ifite nabanaga na mukadata kandi ntago namukundaga numvaga nshaka kwibanira na mama. Harabizi nawe rero ufite mama wawe arahari afite ahaba wenyine nawe ubana na mukaso kandi bakabanye na mama wawe umwana bakiri no kuba ari kumwe na nyina ukeneye umubyeyi hafi. Naje gufata umwanzuro kuba nasanga meri wanjye ngeze kuri meri wanjye nawe ni umuntu wariwe nawe ahita nkatira fo kingatenda ndavuga ati reka nirwaneho none. Icyo gihe urumva nari mutoya rimwe nese ninjira mu buzima butandukanye noneho
tuganiriza muri rusange, ubu uvuye mu rugo ugiye gutangira ubuzima bwawe bwite. Akenshi abana bati wabo bakagenda, hari igihe baca mu buzima nyine butandukanye, ugasanga ugiye hanze utangiye wenda guhura n'abandi bantu batandukanye, winjiye mu isi nshya. Uvuga ngo hari igihe bashobora kukwanduza iyindi mico utari usanganywe. Urabona hari benshi wenda bajya mu mico yo kunywa ibiyobyabwenge. Ese wowe ntabwo wigeze uhura n'icyo kibazo? Ngo ni ukuvuga ngo ako kanya ubwo nyimara kuba nafata umwanzuro nkiva mu rugo, nahise ninjira mu yindi si nyine yari itandukanye n'iyo nari mvuyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo isi nge nisangamo, nisanze mu isi izajya gufata ibikoresho kugira ngo mbashe kubaho nuje nta kibazo mfite. Ibintu by'agahinda mbishyire kembeni, ubwo ni ugufata staff nyine, ubwo n'ibyo biyobyabwenge nibyo uri kuvuga. Ibiyobyabwenge byo narabinyweye byinshi cyane, byinshi, mwihera ku rumogi, sigara, kore, tineri, ntacyo nanyweye na essence naranyweye. Cyitwa swing cyose gifatwa n'abana bari street. Nakoreraga bita Cosmos i Nyamirambo. Byatangiye bacuruza amasigara. Curuza amasigara nyine nawe urabyizi na leta ukuntu bimeze, ntabwo ushaka abantu bari curuza zagara. Karangira rimwe na rimwe banamfashe mbuze igishoro, kandi kubura igishoro kugihiga se no kugira uti nimba udafite akazi kwiga igishoro nawe urabyumva. Urabona leta gahunda ishyiraho nyinshi zitandukanye zo gukura abana bo mu muhanda cyangwa se batari mu buzima bwiza bakajya kubagorora. Ese wowe hari ubwo ibyo ngibyo bigeze bibaho? Byabaye inshuro ubwo zirenga n'ibihumbi. Buri munsi ubundi nge ntabwo nigeraga mara amezi 3 byibuze ndi mu gihugu. Keshi na keshi akunda kuba ndaho bita kwa Kabuga baranahayemo, bakanjyana mu ngororamuco za Gitagata. Anagiye Gitagata naho bita Nyamagabe niho nafungiwe. Utekereza gute gahunda ya leta iba yashyizeho yo kugorora abantu? Ese wowe hari icyo yigeze kumarira mu buzima bwawe? Gahunda ya leta nitumye ubu ngubu narasubiye mu rugo. Ubu ndi kubana na papa nyine nawe mukadata narapeve, nibo turi kumwe narapeve. Namaze gufata umwanzuro, se nimba umubyeyi atanshaka nafashe umwanzuro nyine nigumiraho. Ngo mama wawe ntabwo yabanaga na papa, ntabwo babanaga? Ntabwo babanaga. Ese ibyo ngibyo si byaba arizo ntandaro zatumye ufata umwanzuro ko uvuga ngo reka nge kwibana, kwishakira imibereho ku giti cyawe? Ibyo nibyo byabiteye, isi ubyumva nyine, ibyo byabiteye kubera ko nyine mbere nawe nta bushobozi afite, kandi niwe bashaka ko ngiye kubana n'umusaza, ku musaza niwe yifashije. Nanjye nkamunanira nkavuga ati reka tubane ariko tugumane, wowe watsinga gumana nawe. Birangira nyine mera kuba bigize itapara bya danje, naye mpita mfata umwanzuro kugira ute kwerekana n'umwajya kwihigira, ngatangira gukora isi yanjye. Ngize birancanga kubera iki nta kazi ntaki, bincanze nibwo kwisanga natangiye gukora ibintu bitari byiza. Natangiye kujya mpigwa na leta, isanga rimwe na rimwe nanafunzwe. Biragorana bya danje, birangira nyine bw'amahirwe byarangiye ngarutse mu rugo. Ni nk'iki ujya utekereza wenda uhuye nacyo kidasanzwe mu buzima, muri ubwo buzima wari urimo, ukagata iki kintu iyo nyitekereje kirankoma? Ikintu njya ntekereza, ikintu cyiza kidasanzwe njya ntekereza avuga ati abantu turakomeye. Nibuka ahantu twari turi Nyamagabe baratujyanyeyo, bagiye kutugororerayo. Hari ubuzima bukakaye bya danje, nk'ibirenze ariko ubyumve. Nk'ibirenze ishaje kubona umuntu w'umugabo arimo mara ry'ibyatsi mwana, ibintu babigoranye ubundi. Byatewe n'iki se kugira ngo murye ibyatsi? Hari ibintu wakumva ntibibaho, n'uwabikubwira ukavuga ati ibi ntabwo bibaho, ariko bibaho mani. Ni ibyatsi cyangwa ni bya byatsi bimwe batuma by'imyotsi? Mani umuntu akarisha nk'inka mani kubera inzara. Gusa hari habuze ibiryo cyangwa aho ngaho bari bakubagororera ntago wenda ibiryo mwabonyaga ku gihe, cyangwa se nuko wenda byari byabuze? Ngo bari bakutugorora nibwo ikigo cyari kigifunguka, urumva nyine ntago bari bakamenya bishi. Twagizeyo bwa mbere twari turabana 1500, ubundi twabagayo, ariko nyine mvego igiporezo twaryaga rimwe tukarya saa 8, ariko nabwo byabaga bigoye bya danje, barebaga nabi nubwo bigeragaho. Akenshi iyo umuntu afungiwe nk'ahantu, hari igihe abatekereza akavuga ngo rero aha hantu mfungiwe mbonye uburyo nasohoka,
nanatoroka. Wowe ntabwo ugeze ugira icyo gitekerezo? Igitekerezo cyo gutoroka narakigize, ahubwo naranabikoze. Narakigize ndanabikora, ndanatoroka rwose, ariko birangira n'ubundi nigaruye. Wagarutse bigenze bite? Nagarutse nta muntu ngaruye, ninjye wigaruye, ninjye wisubijeyo. Kubera iki? Kubera gutoroka ahantu utazi. Naratorotse kubera ko nyine ubwo naratorotse ndavuga ati ntabwo naca inzira isanzwe. Igisanzwe bashobora kunkurikira. Biba ngombwa ko ninjira mu ishyamba rero, ninjye mu ishyamba rya Nyungwe, umva narikandagira, kandi icyo gihe numvaga ko baranavugaga ngo kayenze, numvaga amakuru ngo karayenze mu ishyamba, harimo izo nyeshyamba. Vuga ati noneho ninahura n'abanyeshyamba ngo zince umutwe, ndahura n'abasirikare niduhura baravuga ngo uri inyeshyamba. Ntabwo nanjye nye twari babiri, ariko nasi dufata umwanzuro nye turavuga, twaragiye turagenda hafi urugendo rw'amasaha ane se uri mu ishyamba utari wabona n'ahantu byibuze ngo uvuga ati harandi buhagere, wenda hari agahanda cyangwa hari akazuba. Uri mu ishyamba n'amaguru, ni ukuvuga ngo gukata kugaruka, kandi ahantu hakonje byadanje, byumve hari hakonje. None ku manywa y'ihangu saa sita n'umuntu yabaga ari gutitira, none uyibaze none muri iryo joro. Ni bwa bwihebe nyine. Gusa ubwo si wahise wicuza ugati ubundi nagiraga iki, naviraga iki mu rugo ko nari mbayeho wenda mu bundi buzima? Impamvu wenda wafashe umwanzuro wo kugenda, si wahise ubigereranya ugati iyo ntaza kubikora? Ibyo ngibyo byo ntabwo nasibaga kubitekereza. Naravuga ati iyo mba nibereye mu rugo mba ntuje, iyo mba naremeye kuba naguma nkabana n'umusaza, mba ntuje meze neza, ndimo ndaniga. Nyine byo kwicuza byo ntabwo bijya bibura, ariko nyine uricuza, ariko iyo wamaze kuva mu kibazo nk'icyo ngicyo wongeye wisubiye muri enjoy yawe, kwicuza uhita ubigotwa, tubyibagirwa. Twumva ko leta nyine yagiye ishyiraho gahunda zitandukanye, nk'iyo gahunda yo gukura mu buzima bamwe babayeho nabi, cyangwa se abana bo mu muhanda badafite aho wenda bakura, wenda hari igihe ifata gahunda yenda ikabajyana ikabigisha wenda nk'iyo myuga. Ese wowe uri aho ngaho bari kugororera, nta myuga wenda waba warizeyo? Imyuga narayize, kubera ko njyewe nari naragarukiye mu wa gatatu primaire, mu wa kane primaire nzi gusoma. Naragiye mitanya kwiga iyo bita electricity, ariko nabyo nabyize theory, ntabwo niyo mbyiga pratique, kubera ko corona yasiteramo nyine guma mu rugo, amashuri ahita ahagarara. Uyu mashuri yahagaze mu gihugu naho arahagarara. Ndumva warashiye mu bintu bitoroshye cyane. Kuri ubu ngubu ubuzima wavuye muri ubwo buzima bubi, ndatekereza ko ubu wenda umeze neza, niko biri? Ubu ngubu ndi mu rugo nariwe, ariko nyine zabona ngeze mu rugo nshaje nanone. Mu rugo ahubwo mu rugo ubona kuba naba ndiyo ndiyo, ariko nyine urabona narakuze ubu ngubu, nta nubwo nakabaye ndiyo. Iki nicyo cyane ko bari igihe cyo kuvayo, ahubwo igihe cyo kuvayo n'igihe ngaruki. Iyo umuntu akoze abatekereza gushaka umugore, wasanga nawe uri mu nzira. Mu nzira se umugore nzamushaka mu maririki. Ndetse nimba unshaka. Umushaka se niwe ugomba gutera intambwe ya mbere yo kumushaka, none se niwe uzagushaka? Ahubwo niwe uzamumarira iki? Kubona ibintu byanze, nta mashuri, nta kintu. Amashuri se abantu benshi ko batize ntabwo batunze abagore, wowe ko kitekereza ko kubera ko utize ntabwo uzashaka rero? Gushaka byo nta pevera cyangwa nawe utumaho nyine amateka we gusa niyo byo ntabwo nyambikora. Uri umwana mwiza, nakana kiza manje wahoze mu staff nyinshi, ako nawe ngize fata twingiza abagore nanone. Uzi ko abantu wenda baba barafashe kuri ibyo bintu ku bikoresho, hari igihe bita bibongoza gukora ibintu bidasanzwe, ugasanga witekereza wenda wabona agakobwa gaguciyeho gati uriya mukobwa kabisa reka mwipevere. Ibyo ntabwo bigeze bikubaho? Ibyo ntabwo byabura, kuko nakuntu uri kumwe n'abandi bajama bagenzi bawe, agakwamira ku kantu wowe kashaka kuzana uburezi bakwica, bavuga ati iki cyo ntabwo ari kizima. Iyo bariyamenyaga, ariko ntabwo nyine ukuntu urya ikintu kinagukoroniza, nk'uko ninyweraga ganje yose nayiraraga, ariko umuzigo we ntabwo
habaga hacaho n'amezi abiri nta muzigo nabafasha rwose. wamaze imyaka ingahe ufata kuri ibyo biyobyabwenge? Ibyo biyobyabwenge namaze imyaka 9 mfata kuri iyo staff rwose, ninywera staff imyaka 9 yose. 9 yose. Kuri ubu ngubu ntabwo ujya urebaho? Ubu ngubu uvuge ko wabiretse burundu? umva ni burundu mani. Jeka akantu bita agacupa ko mama nakashaka kongarura muri systeme neza. Akantu bita agacupa ko mama nakarimo karabikora. Utekereza ko katakugiraho ingaruka ko? Agacupa se, agacupa nari imana, agacupa nari rwose. Mama gasomyeho nari agacupa buriye. Gira inama rero bamwe bari hari abandi bana wenda batabanye neza n'ababyeyi babo, ugasanga nabo wenda ngo bari gutekereza kuba bajya muri ubwo buzima, bavi babo bagatorongera bakajya gutangira ubuzima bwabo. Ntekereza ko butaba bworoshye. Ese wowe nizihe nama ushobora kubagira z'ubuzima nawe waciyemo? Nizihe nama wabagira nk'umuntu bakuriye? Abandi bana bashaka kwigira keje se bagashaka kujya kwishakira imibereho, niyo bajya handi hantu wenda yatari keje, ariko hari utekereza bagati ngiye mu rugo harananiye, ndabona mu rugo bafitanye ibibazo cyangwa se batankunda, ugasanga arashaka kuva iwabo. We nihe nama wamugira? Inama namugira abaye ari umunyabwenge byo kuva mu rugo byo yabikwama, agapanga izindi bisha. Kuva kuvuga ngo ugiye kuva mu rugo ugiye kwiyeranja, uzi ngo nani nta geto nabyo kurya nta mwenda ngo ugiye uguzugiye. Isi riyanzanga biba yiteguye kutwiyereka abantu nk'abo baba bafite ubujiji nk'ubwo ngubwo rwose, isi irabiyereka cyane. Rero reka tugushimire kuba watanze umwanya wawe ukaza kuganira natwe kuri Mo TV. Ni iby'agaciro kanini cyane. Nekereza ko n'abadukurikiranye muri aka kanya tubashimira. Mukore subscribe na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho 5 kuri 5, ndetse mubisangiza n'abantu batandukanye kugira ngo nabo bumve ubutumwa tugenda tubagezaho, buturitse mu bantu tugenda tuganira. Nimba nawe rero ufite inkuru cyangwa se ufite testimony ushobora gusangiza abantu, wahamagara kuri nomero za Mo TV, ndekereza ko ziriho, mukaduhamagara tukaza tukaganira. Reka rero tubashimire ko mudukurikirana, namwe muri kumwe nanjye Wiz Puzzle. Reka mbashimire rero mukomeze mugire ibihe byiza, murakoze cyane.